bahaye ikaze mu mategeko y'umuhanda. Reka duhere ku iki cyapa cya 425. Iki cyapa gisobanura, nawe ngiki cyapa hano urakibona. Icyapa ni iki. Ahangaha batubajije aho banyura bazengurutse. B, cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C, cyerekana ahegereye inkomane. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A, aho banyura bazengurutse. Tugiye ku iki cyapa cya 426. Iki cyapa gisobanura iki? Namwe ndizera yuko muri kubibona. Ngiki hano iki cyapa ni 0 ririmo mayinazi. Icyapa ndizera yuko mukibona. Ahangaha batubajije hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni B, ntihanyurwa. Tugiye ku iki cyapa cya 427. Ni ikihe icyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Ngaha namwe ibyapa murabibona. Murabona yuko hano ibi byapa ibi bibiri byenda gusa ubundi, ariko iki cyapa kiba kiri mu kazeru nababwiye uko gitegeka. Urabona yuko kimwe kimeze nk'ikiri muri kare, ikindi kiri muri 0. Ngibi byapa namwe murabibona. Nawe wahitamo ukareba yuko wagitsinda duteye twanazamura. Ahangaha batubajije icyapa cya D 1A. B, icyapa cya E 13. Icyapa cya E 13A. C, icyapa cya C 19. D, icyapa cya C 1. Mu by'ukuri ngibi byapa ahangaha. Namwe igisubizo cy'ukuri ni B, icyapa cya E 13A. Namwe murakibona ko ari cyo kiki. Tujye ku iki cyapa cya 428. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe icyapa ngiki hano bakibwira. A, aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo kirimo. Mu by'ukuri ahangaha turahitamo D, nta gisubizo kirimo, kuko iki cyapa nababwiye yuko ari ifungana ry'umuhanda. Icyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. None ahangaha ibyo batubajije
nta fungana ry'umuhanda ririmo, niyo mpamvu turahitamo D, nta gisubizo kirimo. Tujye kuri iki cyapa cya 429. Iki cyapa gisobanura iki? nawe ngiki hano. A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. B, birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C, birabujijwe kunyuranaho. D, birabujijwe guhagarara ku iteme. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Tujye kuri iki cyapa cya 430. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Nawe ngiki icyapa hano urakibona. Ngiki ahangaha batubajije A, biremewe kunyuranaho. B, umuyobozi abujijwe kukirenga. C, wegereye icyapa cyo guhagarara umwanya muto. D, umuhanda ufunganye. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri ni B, umuyobozi abujijwe kukirenga. Tujye ku iki cyapa cya 431. Iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Namwe ngiki ahangaha. A, umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. B, birabujijwe kunyuranaho. C, biremewe kunyuranaho ariko nturenge uwo murongo wera ucagaguye. D, birabujijwe gusubira inyuma. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo cy'ukuri kirimo ni A, umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. Reka tuze ku iki kimenyetso ari nacyo tunasorezaho. Ku iki cyapa cya 432. Mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Nawe ngibi hano urabibona iki cyapa hano. A, umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyose cyo guhindukira gusa. B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyabiziga b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga.
umurongo wera udacagaguye? C. Umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye? D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni D. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Naho ubutaha, mugire ibihe byiza.